umva ni ukuri kambabwiza ukuri, umva nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu utera indabo mu ndege, umuntu utazi indabo nyine, umuntu uruka mu ndege bwa mbere mu buzima. Ntabwo ibyo bintu nkeka ko nyine bibaho. So rero ngeze hano urumva nyine abanyeshuri, mva hari ukuntu nyine wenda bashobora kuzakwakira wowe neza ukabona inshuti biki, ariko njye nageze hano ndumirwa, ndabona bati abazungu nibo njemo, nzabamaramo imyaka n'imyaniko. No, 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 no. Numvaga nyine ibyo bintu bitabaho, numvaga nahita nsubira mu rugo. Hello guys, welcome back, welcome to my YouTube channel. Ubundi rero nahagarutse kuri video, ariko ni ukuri ntabwo nyikunda, nyine ni ukuri uko ngira, kuko nabonye iyi story ntayibabwira ndi mu gikari. So rero iyi story mwayimbaje muri benshi, nikore tubwire, uhora tubwira ku Butaliyani, uko twakwapurayinga, uko twagira ariko tubwire, ese nta bintu bibi byakubaye bigeze mu Butaliyani, cyangwa se urugendo rwawe? Ariko akenshi bambaza ibintu bibi byambaye nkigera mu Butaliyani, ariko njyewe ibibi ntabwo byatangiriye mu Butaliyani. Umva, ibibi byanjye byatangiye mu rugendo, ntaranagera no mu Butaliyani. Umva kambabwire rero story, ntabwo ndatinda, ubu nyine biba bitumye ntekereza kure, ariko reka ntangire ubundi. Urumva nyine nk'umuntu mushyashya, byo manza ukore subscribe, urakinge, ubisharinge, utere comment, umbwira ati nikore rwose wadushimisha, cyangwa se duhe n'ibi, ubundi nyine nze bibakubite vuba vuba. Nzajya nkunda no gukoresha amavideo rimwe na rimwe. So rero kambabwire inkuru yanjye, mana we, inkuru yanjye nizere ko ndayivuga neza. Urumva ntagira ibintu nibagirwa kubera wenda na emotion, Imana ifasha, ariko sindire, kuko hari igihe mbyibuka nkumva sinzi ukuntu misemera. So rero ubundi mu busanzwe nyine nk'umuntu w'umunyarwanda, cyangwa se tureke n'umunyarwanda, umuntu uwo ari wese ufite urugendo aba afite amatsiko yo kuba ati Mana yanjye nigera mu Butaliyani, cyangwa se oya, mbere y'uko najya no mu Butaliyani, indege byo byonyine avuga ati wow, kumva nyine ufite amatsiko y'ukuntu uzajya mu ndege. Nanjye niko nari meze. So rero nagize amahirwe nkubitana n'umunyarwanda wari uri mu Rwanda, twagombaga kuzana hano, ndamurindira kugira nyine bitazancanga, kuko ndumva namurindiye ibyumweru bibiri, amasomo yaratangiye. Bareka rero murindire, ubundi nyine tuzazane. Sasa rero nyine mva Musanze, iwacu ni Musanze, nyine nk'abantu muri kumva imvugo bahita bati ni Musanze kabisa pire. Umva navuye nyine Musanze, tugera i Kigali, nyine nsezera ababyeyi bisanzwe, ndarira kuko urumva nyine bwo babere mfashe urugendo rurerure. Uzi ko urugendo rurerure nafashe ubundi bwa mbere ari ukujya Kampala, kubera ko ariho embassy yari iri, ko naho habaye uretse, ariko ninjya kurangiza rigenda bwo ndakanyuramo akantu kambayeho nyine njya Kampala. Ariko ubu noneho barabyoroheje, ntabwo mu gisigaye mujya Kampala mujya hoteli kumwe gusa. So rero nyine nk'abantu bambajije rero ubwo urugendo rwanjye nyine kanutangire. Ubundi navuye mu Rwanda, twavuye mu Rwanda tugera Ethiopia, n'uwo munyarwanda nyine numva nta ribi, nyine ibintu ari sawa, twakoresha amasaha 2. Ubwo nyine ugeze mu ndege bahita bakwakira, utwo kurya dutetse neza. Ariko ubu namaze kumenya ko ngomba kuzajya nsaba inkoko, kuko iyo usabye inka ndi kubwira abantu muzasaba inkoko, nyabona inka rwose uba utazi ibintu bakuzaniye, ariko agakoko kazana n'agaceri gatetse neza. Ubundi rero nyine mbona baratwakiriye amasaha 2, mbona baduhaye ibiryo da. Tugeze noneho Ethiopia ni ikibuga kinini byatari. Cyakoze iyo uvuye Ethiopia ntabwo wapfa ikibuga kinini ntabwo cyapfa kugucanga cyane, kuko Ethiopia naho ni hanini cyane. Ariko icyiza cya Ethiopia, abantu benshi usanga bari kugenda mu mujyi umwe tu. Ubwo rero nyine ndangije tugera Ethiopia, twagomba gutegereza amasaha 4 kugira tugere hano. Challenge ya mbere mbi rero yambayeho, ubwo twarategereje ntuza indege iraza turinjira, ariko kuva mu Rwanda kugera Ethiopia nari nicanye n'umunyarwanda. Noneho tuva Ethiopia kugera hano baratwangiye nyine, ubwo urumva wenda bitewe n'itike twaguze barabyanze. Ubwo rero sasa nicara n'abakecuru 3, oya 2, sorry, bwo nanjye nari uwa 3. Noneho nari narasabye ko nzajya nicara ku idirishya, Imana iranyumva bampa ku idirishya.
aho abakecuru twe twicaranye uwo hagati yari afite umushiha cyane, ni ukuri nyuma nibwo nahise ntekereza nawe turiya muntu ashobora kuba ari umutaliyani. Ubwo sasa rero ndicara, urumva nyine mu ndege haba harimo turiya televiziyo tukokipa kugira ngo urugendo byibuze rugende nyine rwihute utarambirwa, urumva nta network iba iri muri ntuze mu ndege, wenda byibuze ngo urarangarira kuri telefone. Ubwo rero njyewe ntabwo nzi gukora urugendo ngo nsinzire. Sasa rero ubwo turagenda, ubwo uwo mukecuru wo hagati yari afite umushiha niko nababwiye, umva umushiha umwe mubi, noneho mbona agateleviziyo ntikari gukora, kandi njye rwose turiya duteleviziyo turamfasha pe, mu bantu bafashwa na turiya duteleviziyo nanjye ndimo. Ubwo ndangije umukecuru ndavuga reka rero, kubera ko biba byemewe iyo hakiri imyanya uri kubona hari umwanya wakwicaramo indege iri kugenda nta kibazo, ikibi ni uko waba ujyamo tukinjira, wenda hari igihe ushobora kwicaramo ugasanga hari undi muntu uwufite. Ubwo rero ndangije mbonye nyine n'ubundi twagiye, ndavuga reka rero nabonye uriya mwanya kandi ndi kubona agateleviziyo kari gukora. Sasa rero ndagiye, umukecuru ariko uwo hagati yari yanze n'ubundi ko ntambuka, undi wundi wo ku ruhande kandi bari bari kumwe aravuga ati nyine aramubwira ati nyine nampa inzira, ariko nabyo byari binagoranye. Ndangije nyine ndagenda ndicara, mwavuze nkicara aho ngaho ibintu byabayeho. Nuko ntarira ngo bikunde, naricaye nkicara ku ntebe numva iratose, noneho ndavuga ibi ntibikira. Ubwo nyine njyewe ikintu nahise nkora, nahise mvuga ati ni amazi cyangwa ni inkari, nihumurije ku ntoki nsanga namwe mukeka ibyo nketse, nako ibyo nketse, ibyo naketse. So ndagiye rero kugira nsanga ni inkari. Ubwo rero ndangije nyine urumva nahise nyina mera nk'ugize akantu ka shock ukuntu, ariko nyine ndabyirengagiza. Rero hari utu eshape batanga mu ndege, kandi iyo noneho nk'iyo myanya itarimo abantu tuba duhari nyine, mfata tubiri ndatugerekeranya, ndangije ntushyira ahandi hatose, ndangije ndicara n'umutima mwiza, ndicara mfungura televiziyo niyumvira utuziki, niyumvira filime. Hashize umwanya numva nabwo umeze nk'utose, ngira ngo wenda ni kwa kundi nyine ipantaro iri kumuka, kandi numvaga ko turagera inaha igitose, nicyo kintu nari kurwana nacyo. Sasa rero ndangije ndagenda, ubwo mpita mvuga ati rero ahantu kubera ko byaragiye kubera ukuntu wicara bigira igihe bigera no kuri esharupe ya nyuma, iyo yo hejuru, n'ubundi mbona aho hantu ntabwo byakunda. Ndavuga rero mbonye ahantu hari couple y'umuzungu nyine umukobwa, ariko ni couple, niba ari abagore niba ari couple batarabana simbizi, ariko yari couple muri rusange. Sasa rero ndagenda batereka njye kwiyicarira hariya, aho kugira nicara aha ngaha ngereyo noneho hatose, noneho akavayizo nari mfite hejuru, nta myenda nari mfite yuko wenda nakwambara hasi, ibintu by'amapantaro, ibintu byose byo kwambara bisanzwe nari nabishyize mu mavarize yagiye hasi. Ubwo ndangije rero ndagenda nicara n'iyo couple, iyo couple nayo yankoreye ibirori. Ibibazo ibyo bintu byose byambaye ntaragera mu Butaliyani. Ubwo ndangije ndicara, bamanza bananganirizaho, bambaza aho nturutse, nabo bambwira ko ari abataliyani bari bavuye muri Ethiopia, sinzi igihugu bari bavuyemo, nshobora kuba wenda nakibagiwe. Ndangije nyine turaganira, mbona nyine umutipe mu kanya arasinziye, umutipe niwe wari unkurikiye ari hagati, umukobwa yicaye ku idirishya. Ubwo nko mu kanya umutipe numva ameze nk'uri gukorora ukuntu, noneho nyuma hashizeho iminota numva arasepfuye, hari hashize nk'isaha twicaranye, numva nari nituje, noneho mvuga ati nicaye ahantu heza. Ubwo umutipe wavuze ngo agira ute, atera indabo. Abantu batazi gutera indabo yararutse. Ni ukuri icyo kintu nicyo cyantangaje mu buzima. Wenda ibyo byo gusohoye, hari nk'umuntu wenda ushobora kuba utaruzitira ko wenda tuwarete ahantu iri yumva biramucanze wenda arasoba, ibyo wenda nabyumva, ariko noneho ibaze uwo mutipe yararutse. Ni ukuri ko Imana ntabwo nari nzi ko mu ndege habamo ibintu byo kuruka, ko haba hasa neza, haba hameze neza, ntihanuka, ntihagira ute. Umva umutipe araruka. Noneho urumva baba batanze utuyizaje niki two kunyweramo amazi biki bari badufite. Umutipe rero niba byaraje wenda abizi, ahita agafata arukama, biruzura biramanuka. Bimanutse ndavuga ati rero wabona bingiyeho.
uzi umutipe ikintu yakoze. Umutipe urumva nyine byaranze, ako kararangira agashyira hasi, azana n'akandi ak'umukobwa nyine nuko ahita agafata nako nyine agakorera n'ibyo bintu. Rero nyine umukobwa nawe yahise nyine atunganya umutipe we nyine, uwo musheri we niba ari n'umugabo we, aramutunganya aramuhanagura agira ute. Urumva noneho iyo umuntu nyine akoze nk'ibyo bintu nawe nyine umutima nyine uhita umera nkaho uzamutseho ukuntu. Ndabaye rero ahantu ntabwo ndakomeza kuyicara. Ubwo ndangije mpita nyine batereka rero nisubirire hahandi ko nabonaga nta wundi mwanya uhari. So ndangije ndagenda kugira ndi umukecuru wo hagati antambutse nabwo kugira nsubire byari intambara. Ndangije ngize amahirwe nyine ndicara ndatuza, none ndavuga ati ntabwo ndava ahangaha nyine n'ubundi nta kundi. Ibyo byose byambaye pe, umva ni ukuri simbabeshya, iyi ni story, real story. Ni ukuri ntabwo ari kubeshya, ntabwo gupapira, ubundi ni narabivuze no muri video ya mbere, ni uko wenda nshobora kuba narayigeze nyine narayisibije, ko nabwiye ko ari nkaho natangiye YouTube bushyashya. Umva ndangije ndicara nyine ngize amahirwe ngera hano. Ntabwo umunyarwanda twazanye nta yari azi ngo ni ibiki, ntiyari azi ngo byagenze ute, ariko nyine nabimubwiye nyuma. So rero ngeze hano nyine ho nyine ndumva nta kibazo byatwaye, nyine urumva nari ndi kumwe nawe ari kunyobora ibintu byose, nta kibazo nigeze ngira. Wenda ngeze ku kibuga nyine cy'inaha, dufata tire tugera inaha nyine, ko twebwe ahantu tuba no gufata tire ihagera ni amasaha 3. Ubwo tugeze hano rero, nkigera hano umunsi wa mbere imvura yaraguye. Imvura igwa ngiye kugura simukadi iragwa yayindi, noneho inaha hari udutaka baba bafite dutoya ku buryo nyine tugera nkanga, ntabwo ari nka bya bitaka byacu binini. Umva imvura yarankubise nuko nta kavido nkigira n'indabereka. Ariko urumva naraye cyakoze simukadi nyikoresheje birarangira. Noneho nk'ejo dupanga ko turajya guhaha n'abo banyarwanda. Sha banteye ubwoba mana we, umva twe turi muri bisi, noneho baza icyo gihe ntabwo ni nagakozaho, barambwira ngo inaha rero ngo bafite ukuntu bakontorora nyuma nyine ugasanga barakwandikiye basanze utakojejeho. Nagiye mfite umutima uhagaze kandi nta karita nari mfite, sinari nakagura iyo kugenderaho ibintu byose. Ubwo ibyo ni umunsi wa kabiri, ariko bo banteye ubwoba birarangira nyine numva nta birenze, nyine ngeze igihe ndamenyera. Noneho ahandi hantu nagize challenge mbi ishariye ni ukujya kwiga. Umunsi wa mbere nagiye kwiga, numva nyine ni ibintu bisanzwe nk'umuntu w'umunyeshuri ukigera mu ishuri bwa mbere, noneho ari abazungu utari wamenyera, uravuga ati ubwo niko bimeze. Nicara ku ntebe yanjye nyine, twebwe tuba dufite nk'intebe ku buryo aba ari nka metero zingahe, nk'eshatura cyangwa enye, nyine aba ari ururongo rugeze nk'iriya hirya n'umurongo umwe ibiri gutyo, nyine nyine ari ururongo runini. Noneho nicaye mbona nta muntu unyegereye, sinanabitinzeho, navuze ati ubwo ni uko wenda bataramenyera, abirabura nyine wenda bafite ukuntu babafata. Umunsi wa kabiri, uwa gatatu, wa kane, noneho hari n'igihe nigeze agakuryo kigeze kuba, urumva nyine njye ntabanyegeraga nkagira ni ibintu bisanzwe nuko ndi mushya. Noneho agakuryo nigeze gukora nako kigeze kumbaho ko nibo bagakoze. Naragiye nicara hagati, ndagenda nyine ngiye icyo gihe, noneho navuze ati noneho kugira ngo bamenye ngiye kwicara hagati, ndagenda ndabahagurutsa ari nka 3, nicara hagati neza. Ubwo hari ukuntu twe twiga tukagira saa 4 tukajya break, nyuma yaho tukongera tukagaruka. Uzi ibintu byabaye hahandi nasigaye nyine, babandi bose twari twegeranye bose bagiye mu yindi myanya. Umva noneho nsigara numva neza ngiye nko kwinyaraho. Umva ngiye wumve no muri iyo minsi hari imwe na imwe nanasibaga kubera depression, habaye sundi ndagenda nta muntu tuvugana, nta muntu ushaka kumvugisha, n'ubwiye ubona nyine atakwitayeho niyo umusuhuje. Mana we. Umva ndangije ubwo nyine birarangira. Noneho hari n'akandi gakuryo keza kumbaho, ndi nk'inyuma, urumva inzugi zinasi n'akamenya ukuntu bazifungura. Noneho urugi rwacu rwari rwaranapfuye, noneho ku buryo uri inyuma ntabwo yabona ukuntu afungura, uri imbere niwe wagufunguriraga. Ubwo aho kugira ngo bambwiye ati wenda rwarapfuye ibiki, baranseka. Abo bakobwa 3 nta nubwo njya mbibagirwa, turigana ariko sinjya mbibagirwa. Ndangije umva baranseka mbura nyiri icyo gukora. Noneho umutipe shahu nyine ni nk'ari umusepe w'ina nyine yaramfunga, ndavuga ati uyu nguyu niyo yankoreye ibindi nyine ibyo ari byo byose kubera agahinda nari mfite, ndavuga ati uyu ni umwana mwiza.
araza aramfungurira, mana we ndi kumva nasebye. Bibaza ibyo bintu byambaye. Noneho niba ari ikintu ushaka kuza wenda inshuti bigahita bikunda ko uzigira, ariko nabonye classe isanzwe muzareba amakarasi ya kontabilite no mu Rwanda usanga nta rukundo tugirana pe. Nk'ubu nka classe yacu nize ejo bundi kandi hashize imyaka 2, nta muntu ukivuga nta twebwe twamaze nk'amezi 3 turangije kaminuza, groupe yari yarameze nk'isenyutse. Kontabilite rero sinzi ukuntu bameze. Ubwo ndangije nyine n'inaha rero niko nabonye, inaha abona n'umuzungu bafite ibigurupe ku buryo nyine ubura n'inshuti ugira. Noneho akandi gakurya rero kambayeho, ibyo byose kuko classe yo ntiyambabaje cyane muri rusange, nyuma iyo hanze ya classe ho nta biba birenze. Sasa rero hari akandi gakurya kize kumbaho, ibyo nyine byarambabaje, ngeze no mu rugo ndarira kuko numvaga nta yindi mahitamo. Inaha urumva ku bantu nasobanuye scholarship y'inaha, ukuntu bayitanga mu matranche 3. Tranche ya mbere bagendera kuri document warazanye igaragaza ko nyine utabona minerivare yo kwishyura inaha. Tranche ya kabiri bagendera ku manota, hari amanota uba ugomba kugira. Noneho njye urumva nari nkigera inaha bari baramaze kwiga, hari nk'isomo bari barangije gukora examen. Ubwo ndangije ngeze hano, ubwo irindi somo nari kwati ndakora mbona amanota, nsanga barigeze kure bazakora presentation akaba ariyo batangamo amanota. Ndakubwiye ngo mbura umuntu nkorana nawe. Noneho ubwo nari nagize imana, ubwo hari ukuntu muri groupe bandika iyo bafunze nk'amagroupe, nagize amahirwe noneho mbona abantu babiri barambwira ati reka nyine tukujoyininge ubundi dukore groupe. Ngira ngo nabana beza ntitwaye twagahura. Nyine hari ukuntu inaha ntabwo ari nko kwa kundi mu Rwanda usanga ngo murahura ngo mukore groupe, umva buri wese akora ibye, noneho mukajya video call mukavuga ibyo mwakoze, undi groupe mukazayipresenta. Sasa rero ubwo turakora ubwo duhana umunsi wa video call batanze, ariko babona ko ndi umunyamahanga ko nari nkoresha na nimero y'inyarwanda. Nge ntabwo n'ubu nkoresha inyarwanda, ntabwo nkunda gukoresha iyina. Ubwo sasa rero turakora video call, umunsi wa video call ubwo ntiharaza ati dore igisura cy'umwirabura. Wenda babe bazi ngo ni n'umuzungu wo handi basaga no umwirabura. Sasa rero harimo umutaki, kandi muri biza batakishi nabo nibo bantu hari badakunda abirabura n'undi winaha. Sasa rero dukora video call, nababaza ibibazo nkuko ibyo bakoze, we ibyo nakoze simbigeze banambazaho na gato, ahubwo ibyo babaga bakoze nababazaga cwe, ukajya ntabwo mbese mpari, barakorana ngewe nabaza bakanga kunsubiza. Birangira ubwo nk'ejo nibwo twe turepresenta, kandi wumva ibyabo nayo mfite ibyanjye, ibyabo nabo bari babifite. Nimugoroba ubwo twakoze video call nka saa 8, nko mu saa 12 ejo turapresenta ngo ntabwo duhari. Ubwo twe ntabwo tuzapresenta ngo ntabwo duhari. Uziko sinigeze natekereza kuvuga ngo ndajya ku ishuri ngiye kureba wenda niba bana presence. Uwo munsi narasibye, nirirwa ndikurira ndifata Imana, byibuze aho nayinze ngo ndahita mbona amanota, ubu nzabona amafaranga gute ya tranche ya kabiri. Cyakoze Imana irebera hagiki ntihumbye, siko bavuga, ariko ako kanda kibagiwe. Umva naragiye ngeze mu rugo, hari irindi somo rye bisigaye bwa amasomo 3, rimwe bari barangije kuri examen, ibyo yo gukora presentation ubwo naryo byaranze. Cyakoze nagize amahirwe nyine nyuma nkora final. Iyo udakoze ama presentation ukora examen yose, mbona ndatsinze, mbona amanota 9 baba basaba bwa mbere. Ndakubwiye ngo abo bakobwa nuko ntabwo njya mbibagirwa. Abantu bagiye bankorera ibibi n'ubundi wenda nyuma ntitube twanasabana, ntabwo ngiye mbibagirwa pe, mbona n'ubundi bakira abana babi. Ubwo byose sibimbayeho. Depression, aho niho bavuga ngo depression, uragenda ukiheba, kandi ibintu sinabaga nagenda ngo mbibwire mu rugo ngo buri kantu kose ngo kambaye ngo mana ngo byiki. Cyo zari bimwe nabigenda nkabafotorera nk'intebe, mva nicaye hagati ngenyine nkabwa ati do murebe biri kumba. Ariko nyine hari igihe nanga kubabwira kujya wenda ntabatera stress, nyine bagahangayika. Ariko ndakubwiye ngo ikintu cyo mugomba kumenya hano, ntabwo wenda twese bazatwakira rimwe, wowe ushaka kuzaza ugahita ubona abantu, ariko hano muri rusange abazungu binaha ntabwo bakunda abirabura. Cyakoze wenda ngo baba mu majyepfo bo nibo bagerageza gukunda abirabura, kuko n'amagroupe nagiye nkora nyuma nagiye nkorana nabo mu majyepfo, abandi bahandi nyine batariyani bahana, aba mu majyepfo byibuze baragerageza. Ibaza ibyo bintu byose byambayeho n'ibindi byinshi byagiye bimbaho. Umva navuga se nyine ni twinshi cyane. So rero reka mvuge ku kantu ka Kampala, ariko Kampala subwo bifite amatsiko. Reka turangiriza kuko byo nta nibirenze cyane, ntabwo bizabacanga cyane ko
nutanga akantu kidogo ibintu bizakemuka. So rero murakoze cyane, thank you for watching my video, ndabakunda, ubundi nakagaruka muri video mumbwire ikindi mwifuza ko nababwira, sibyo?